Turagarutse mu ijambo ryahindura ubuzima. Njyewe ubakiriye kuri mikoro nitwa Nirenganya Ezekiel, bakunda kunyita Rupaca. Ndabakunda, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nyarukira kuri YouTube channel yanjye yitwa Yewe Yewe TV, niyo nsigaye nkoreraho. Ukande subscribe, like, share and comment. Hanyuma twagarutse mu ijambo ryahindura ubuzima. Mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, jya wibuka ko Yesu Kristo yatsinze ku musaraba i Golgotha. Ntangiye mbabwira gutya, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi Uwiteka aragukunda. Nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu ngorane, Uwiteka aragukunda. Ijambo rya mbere ryavuzwe na Sharire Amakuru Charles. Yaravuze ngo, mwana wanjye nubona isi gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta muntu n'umwe ukuzi. Mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abababaye y'abandagaye. Ese nawe warakize? Ese basi ujya ukora imirimo myiza y'urukundo? Ibyo sinabimenya, gusa ujya wibaza yuko ibyo wahawe byose cyangwa ibyo ufite wabihawe n'Imana. Ujya wibuka gukora imirimo myiza y'urukundo, byaba bibabaje, byaba biteye n'agahinda. Imana yaraguhaye buri kimwe cyose, ikaguha kurya mu gitondo, nijoro, saa sita, urya icyo ushaka. Nyamara hari umuntu ubabaye ubwirirwa, unaburara rimwe na rimwe muturanye, ukaba utamufasha. Wamukire we, umeze uko. Nuramuka ugiye mu muriro, ntuzababare. Kuko ijuru Imana yaguteganyirije buri kimwe cyose ufite mu isi, cyo kuba warikorera, ugafasha abakene, ugafasha imfubyi n'abapfakazi. Twakomeje kuri indi jambo rya kabiri ryahindura ubuzima. Iri jambo ryavuzwe n'umwana wo mu ntara y'Amajyepfo witwa Serge. N'umwana ufite imyaka 18. Twaraganiriye cyane, twiga ku kigo kimwe n'inshuti yanjye. Cyari n'inkuru yiwe nzabagezaho kuri no YouTube channel y'ubuzima bwe bukomeye. Nzayibagezaho rwose, imeze neza byatanye. Iri muri studio, twarayirekodinze, gusa ntabwo irarangira. Gusa ndayibatuye. Serge yaravuze ngo, igihe utekereza kugira icyuba cyo kuko uzakiba. Arongera aravuga ngo, umugisha wawe ntabwo uzabyiganirwa. Umugisha wawe nubwo waca mu muriro ntabwo uzashya. Umugisha wawe nubwo waca mu mazi ahurura, nta kintu umugisha wawe uzakugeraho. Nubwo haba mu gihe cy'amasasu, umugisha wawe kuko uzakugeraho. Irindi jambo rikomeye naribwiwe n'umubyeyi ufite imyaka 96. Yaravuze ngo, uko iminsi yawe izagenda ishira mwana wanjye, uzagenda usaza. Ariko muri uko gusaza kwawe, gerageza uteganye imbere yawe harimo haragusatira. Igihe nta kintu ukora, menya yuko ejo hawe hazaza nawe uzapfa nabi. Yarongeye arambwira ngo, nimba ushaka kubaho neza, ukabaho mu mahoro no mu mutuzo, gerageza umenye ko umuntu akwanga ariko ntubimwereke.
gerageza ubuzima urimo bwose ntihagire umuntu ukunyuzamo ijisho. Mu bukene bwawe ujye wihangana, Imana irabizi. Mu bukire bwawe nabwo ntukishongore. Umukecuru yavuze ijambo rikomeye cyane, yaravuze ngo mwana wanjye, muri iyi si abantu benshi biga amashuri akomeye, abandi bakiga za kaminuza n'ama masters na doctora ariko mwana wanjye, ishuri riruta andi mashuri yose ni ishuri ry'isi. Uzitwararike ku buzima bwawe, uzitwararike ku baturage, uzitwararike kuri iyi si. Nubasha kubona ku butunzi bwo kuri iyi si, uzagerageze kubana neza n'abantu. Benshi biga kaminuza, bakiga amashuri akomeye cyane, bakiga mu Rwanda no hanze y'igihugu, ariko hari abantu baza kwihanganira isi bikabananira. Iyi kaminuza niyo yitwa isi. Uziga andi mashuri yose, ariko nubura ubwenge bwa hano kuri ino si, nta kintu mu mashuri azigera kumarira. Uwo mukecuru wanjye nakunze cyane, namwita nk'uwanjye, yarambwiye ngo ejo hazaza hawe nimba ushaka ko hazaba heza, gerageza uhateganye ubu nonaha, kuko ubu ngubu niho hawe, ejo ntabwo uzi ko ari ahawe. Irindi jambo naribwiwe n'umusaza, yarambwiye ngo mwana wanjye, ibihe biha ibindi. Ejo hahora hitwa ejo. Mu mutima wawe niwumva ufite amahoro, ukumva nta kibazo na gitoya ufite ku mubiri ndetse no mu mutwe wawe, ujye wibuka ko hari abandi bantu bababaye, bafite ubumuga. Kandi mu buzima ntuzigere wirata, ntuzigere wishyira hejuru. Uzahora uca bugufiya mu mutima no kwisura. Yarongeye arambwira ngo uru rubyiruko nujya gushaka umugore, ntuzagendere ku isura nziza cyane, ahubwo nubwo nta muntu ubasha kurebesha amaso mu mutima y'umuntu akunda, uzabanza umwigeho igihe kitari gitoya, ubanze urebe kuko afite umutima upfa kuwuca bugufiya. Kuko nushaka umugore mwiza ariko wishongora, urwo rugo rwawe ntabwo ruzigera rukomera. Aya magambo mbabwiye ngiye kuyasoresha irindi jambo njyewe ubwanjye navuze cyangwa mpora mvuga. Ubuzima burababaza, iyi si yakujyana aho udashaka, ariko igihe ugishyize amaguru yawe, amaboko yawe, ibitekerezo byawe, umutwe wawe, ukararama ukareba iyo mu ijuru, icyo wifuza kuba cyo uzakiba. Nkongera nkavuga ngo korera Imana bigishoboka, shaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubona. Korera Imana uyu munsi uyivuga ngo uzayikorera ejo, kuko ejo ntabwo uzi ko uzahageza. Irindi jambo nkunda kubwira abantu rigira riti ejo cyangwa ejo bundi uzahawe, ntabwo uzi nuko hazaba hameze. Gerageza ukore ibyiza bigishoboka. Ijambo rya nyuma nanabasezera, mwese ndabashishikariza kugarukira Uwiteka, kuko Uwiteka niwe utanga byose. Kandi ndahumuriza umuntu uwo ari we wese wumva yiganyira muri ubu buzima, pfukama hasi wambaze iyo mu ijuru. Data wa twese arumva kandi arabona, nubwo hari igihe umutakambira ukabona ibibazo birakomeza kuko ujugunya mu mutwe, ariko
Uwiteka byose arabizi. Ciao ciao, ndabakunda. Kora subscribe, like and share na comment. Ndabakunda, bye.